nizere ko mumeze neza ahantu hose muherereye. Nge wumva ndi Marvin, uri kumva indirimbo yitwa Lose This y'uwo bita Dylan Emmett. Reka mbanze mbigenze gutya. Ndi kumwe na David, umeze gute nyakubahwa? Tumeze neza cyane nk'ibisanzwe. Ni wa muhungu wanyu David ugarutse ubarizwa ku IMPAMO Media. None ni ku IMPAMO Media nk'ibisanzwe, bibuke gukora subscribe. Amakuru y'iminsi se ubushize waranyakiriye muri studio, uyu munsi ni amakuru y'iminsi ni meza cyane rwose. Ubu wumve ko twagarutsemo neza, tuje kubaha indi nkuru nziza cyane kandi irenzeho. Ubu gahunda iri kubera muri studio ya Marvin Daily Official, kandi niyo wanjye bivuze ngo ushatse nanagukubita cyane. Inkoko ngwiri iwayo ngo igigira bya bindi. Uyu munsi se noneho mutuzaniye iki? Yego, no munsi tubazane nk'ibisanzwe ni ya top 5 y'abantu baba barenze muri iyo minsi hano mu gihugu. Yego, uyu munsi twabazaniye noneho ku bakinnyi beza b'abakobwa bakitinga neza muri filime, ukabona ko bakora ibintu bazi neza. Abakinnyi bakunzwe bakina neza filime cyane cyane. Kandi kuko baba bahari mba ndi kubabona noneho b'abakobwa. Yari umukobwa umwitaho cyane. ubitindaho cyane. Wenda nuko twibuka ko baba baturuta harya buriya ko natwe turi bakwe. Ku mwanya wa 5 turahasanga nde rero? Ku mwanya wa 5 turahasanga wa mukobwa wacu mwiza cyane ukunzwe n'abatari bakeya. Yego cyane, witwa Uwera Judy. Amazina ye nyakuri akaba yitwa Uwera Judith. Uwera Judith yaragahinnye akagira agasirimu. Urumva ngo abanyeshuri bajyaga bamubwira ati aho kujya tujye tukwita Judith wajya tukwita Judy. Nyine yumva ari ukuntu biri ntuza bikorora abantu. Nkuko nanjye nitwaga ryari ndi bakayita nitwa Marvin cyane. N'umukobwa rwose ukunzwe cyane, noneho ku mbuga nka TikTok akurikirwa n'abantu 53,000. Erega mba mbakurikirana. No kubakurikirana cyane 5 ku kandi. Harya filime agaragaramo izwi muri iyi minsi niye? Muri no minsi hari filime yigeze gukina, ari nawe wayiteguye, Papa Judy. Afite Judy TV show ndakeka. Urabona? Yego. Urabona muri no minsi ari mu bakobwa bari gukina neza kandi banakunzwe n'abatari bakeya. Wana kabisa, ubwiza bw'ubundi buba buhagije kugira ngo ari no mu bakobwa baseka neza cyane rwose, babakinnyi banaseka. Ariko niyumve yuko ntabyegereza umutima cyane. Cyane ndi nk'umufana gusa. Ni hahandi umuntu aba yisize amarangi. Yaje kugaragara mu ndirimbo rero y'uwo bakwita nka Shemi na Juno Kizigenza, yitwa Fine. Yitwa Fine. Imwe nshyashya yaje kubirebwa n'abantu 435,000 mu minsi 11 yonyine. Kugeza ubu ngubu imaze kurwa n'abantu 435 cyane. Ahubwo akamiliyoni rakuzuza vuba nk'ibisanzwe. Nk'ibisanzwe tumaze kubimenyera ko abahanzi bo mu Rwanda bakora neza cyane, bikaryoha kurushaho iyo hakozemo abakobwa beza nk'aba ngaba twabonye. None ubushize mu kiganiro cy'ubushize twakoze ku bahanzi bahembwa amafaranga menshi mu bitaramo babitabiriye. Yego, mu gitaramo batumiwe. Icyo gihe twasanze ku mwanya wa mbere hari uwitwa Bruce Melody. Yego. None icyo gihe navuze yuko mufana cyane. Ariko abantu kuri Instagram baranyibasisha. Baravuga bati wowe ugaragaza amarangamutima. Ati amarangamutima si ngombwa cyane mu kazi. None ari umwana w'inshuti yanjye, ni umukobwa. Yajyaga avuga ati ngiye nikundira fosete za Bruce Melody. None ibyo bintu bigahita binyibutsa umuturage w'inshuti yanjye
wajyaga uvuga ngo fosete murazizi twa tuntu umuntu asetse umuntu hari ukuntu umuntu aseka ugahita ugira ngo afite akantu k'agahiko ku mata turiya tuntu twita tuza ku mata y'umuntu asetse noneho bikubita rero nuko yahise ambwira ngo n'inyinya ngo nayo ni ubumuga sha nginya ni ubumuga ngo na fosete ni ubumuga baze ntabwo ibyo bintu bishoboka kikibivuga mba ndasetse maze guseka ahita avuga ati bwo ufite ubumuga bukomatanye kuba ufite inyinya ukaba ufite na fosete reka twigire ku mwanya wa kane tujye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turahasanga wa mukobwa mwamenyereye muri filime yitwa Madederi Kirezi. Amazina ye nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Dusenge Krenia. Dusenge Krenisha cyane ari mu bakobwa beza nubwo bari muri filime muri Kigali bita Muhire yarageze ati ase uwabikora muri filime tukabishyira no muri life isanzwe. Ariko ngiye mbona gukina filime ntabishobora kuko mba mbona nakunda n'umukobwa nkitana namukunda tugira gutyo ukabuteye ivi byari byo muri filime ukabyuka bigize seri none nabonye gukina filime bishobora gutuma ukora invitation imburagihe ushobora kureba utuntu turi kuba muri filime ugahita uvuga ati mu nkorere invitation sha afite akurikirwa n'abantu 92,000 ku rubuga rwe rwa Instagram. Ndumva nabo ngabo yego yakunze kugaragara muri filimi nyinshi cyane Indoto Papa Sava ni nyinshi cyane yagiye agaragaramo ari mu bakobwa bari kwakitinga neza muri filimi mu myaka yabanje none mwaka turimo birumvikana ndetse banakunzwe cyane ku rwego rwo hejuru. Tugeze ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu ho haratangaje n'umuriro harimo harahiye n'umuriro hahiye hagurumanye. Turasanga umukobwa wacu bita Uwimpundu Sandrine. Niyo mazina yiswe n'ababyeyi. Niyo mazina yiswe n'ababyeyi. Muri filime tumuzi nka Rufonsina Nyiranzayino. Yaje kugira gutya abazanye inkino cyangwa ubundi imvuga Rufonsina niwe wanjye imvuga itandukanye agaragara muri filime nka The Forest yego imwe ya Soroba akagaragara muri Big Mind yego akagaragara muri My Heart burasageza mora nk'umukozi wo mu rugo mu mafilime nka Stimedi mba ndi kumukurikirana ariko turatona aradushoboye rwose. ari no mu bakobwa baje kuba bahabwa igihembo cy'umukinnyi mwiza w'umwaka muri 2022. Yego ni mu mwaka wa 2020 ndakeka. Yego se ni mu mwaka wa 2020. byashoboka ko yaba nibyo ariko nibyo ni mwaka wa 2020 nije kuri Instagram ye oya nubwo baba muri iyo myaka imwe n'imwe batarakimuha yaragikwiriye barakimunyaga uriya rwose niwe wacu ase ubundi rura rurimi ni rwo yarahavukiye hari ahantu iwe harya n'Iburengerazuba avuga akantu nyine adushyiriramo akinene yaramukobwa arabizi cyane arabibasha pe. ari mu bakobwa bakina neza role bamuhaye ukabona ko ayikoze mu buryo bwa nyabwo kandi bukwiriye uburyo uzafane Nyiranzayino Rufonsina sha noneho Nyiranzagino. Katuje ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri rero turahasanga umukobwa utangaje noneho kubavuka Inyamirambo nabyo ubwabyo ni igitangazo ntagasanzwe. Uno mukobwa ushobora kumva nyine tuvuga ko adasanzwe ukibaza se umwanya wa kabiri ngo ni nduriho. Umwanya wa kabiri turaza kuwusangaho n'ubundi ni wa mukobwa wacu Aisha wakunze kugaragara muri filime zitandukanye amashyi ubundi Aisha niwe
nge ahubwo najyaga mvuga wavuga gutarabona najyaga mvuga ibintu bya filime ntarabona Ayisha ubundi na filime zaje Ayisha amaze kuhagera nibwo wavuga ati filime zaratangiye hatangira komedi ari mu bakobwa nyine bazamuye urwego rw'imikinire hano mu Rwanda. Ayisha ni isi ya filime nyarwanda. Harya amazina ye nyakuri yitwa Ayishakiye Inkindi Nadine. Amazina ye ntabwo bajya bakunda kuyamenya cyane, ubundi azwi nk'inkindi akamenywa nka Ayisha. ari mu bakobwa rwose bakunzwe n'abatari bakeya, akenshi abenshi bamukundira imikinire ye itangaje. none uzi iyo yigize umunyamahanga ariko sha ari mu bakobwa bakunda kuvuga makeya ariko mu gukina filime aratungurana cyane, kandi shango ni umwana mwiza. yewe shani ni umwana mwiza maze ariko yigira umunyamahanga ahita uvuga uti niwe wa mbere ku isi. Hari n'abantu benshi batajya bemera yuko Ayisha buriya yitonda, kandi koko aritonda cyane. Ariko mu by'ukuri iyo baguhaye role uba ugomba kuyikina ukwiriye. ari nayo mpamvu aza ku rutonde rw'abakobwa bakina neza mu Rwanda. niho hantu abera umuhanga cyane buriya, kuba wafata imico isanzwe utari iyawe ukayapurika ukayishyira mu bikorwa buriya, kandi uri seriye cyane. niho hantu nemera abakinnyi ba filime cyane. niko kantu kagashya bahita batuzanira ukavuga uti uno mwanya wa kabiri ni uwe cyane. akurikirwa n'abantu 67 ku rubuga rwe rwa Instagram, akagira channel yitwa Ayisha TV. ataratangira gukoresha cyane kubera ko avuga ko kuba akorera abandi muri filime bisa nk'ibimwinjiriza amafaranga menshi cyane. akaba aretse kuba yakoresha channel ye ya YouTube afite cyane. abantu baramuzi mu mafilime nka Nyakso Comedy, mu makomedi nka Nyakso Comedy, Big Mind Comedy n'izindi nyinshi zitandukanye, n'izindi zitandukanye zikinirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu rero bakaba bakwibaza bati ese ku mwanya wa mbere mu bakinnyi ba filime b'abakobwa bakunzwe muri iyi minsi bari hiti bakina neza cyane kandi turahasanga nde? Ku mwanya wa abafana bakunda nde cyane birenze? Ku mwanya wa mbere ukihavuga abantu benshi bashobora guhita bavuga bati, abantu bahise batangira gutitira. bashobora no guhita bashaka amakesi bakavuga ati dutwerere nyabuneka. Ku mwanya wa mbere rero turahasanga uwo muzi nka NYAMBO mu mazina yo kuri set yo gukinira. azwi nka NYAMBO, ndetse afite na YouTube channel yitwa NYAMBO, ari naho haba ibikorwa bye bitandukanye, nyine amafilime atandukanye aba yayoboye. Yego, ari mu bakobwa cyane babasha kuba bakina neza ibintu wamuhaye akabivuga uko biri, akongeramo n'utuntu tw'utumanyeri. noneho kubwiza ararenze byo ntago bishidikanywaho. noneho buba bwiza cyane kurenzaho iyo ari ku kivu, arimo abyina utuntu. rero twikiriye rero muri iminsi maze igihe mbona bivugwa ko ubundi ukivuga kubyina, turabizi neza yuko ijambo kubyina ubundi ukivuga ijambo kubyina tuba tuzi icyo bisobanuye. icyo bisobanuye biba bisobanuye ni nacyo bivuze, kuko ubundi Titi Brown niwe kubyina, niwe busobanuro bwo kubyina, kuko niwe wabizanye mu nkoranyamagambo cyane. iyo ugiye kuri gukandika kubyina niwe wituza haza umuhungu w'i Rwanda. maze iminsi bivugwa mu makuru agiye atandukanye ku mbuga nkoranyambaga zanyu. bishobora kuba ari byo cyangwa se bikaba binegereje kuba byanashoboka. amazina ye nyakuri yitwa Nyambo Jessica, akurikirwa n'abantu 125 ku rubuga rwa Instagram. ikirenze kuri ibyo ngibyo ni wa mukobwa ubasha kuba ku mbuga zose abantu babasha gukoresha videwo ziwe, ureke kuri IG, TikTok, hose usanga ari wa muntu ukunzwe n'abatari bakeya. Arakunzwe cyane kabisa, witwa Nyambo arakunzwe. yayoboye amafilime atandukanye arimo
arimo nk'ibanga message. Nyamuneka iriya filime umuntu utarayireba, filime yitwa Ibanga, nta banguzi nyine nicyo kintu, nta banguzi, nta buryo bw'ibanga waba ufite, nta kintu ni uzi ya buriya. password y'ibanga yihishe muri iriya filime. Afite n'indi yitwa The Message. Ariko iriya y'ibanga ifite ibanga yibitsemo rwose. Iriya filime ngewe buriya nimba hari filime yatumye menya yuko filime mu Rwanda zibaho. Ariko banza ndi umutekamitwe. Oya, vuza ukuri kuko iriya filime ndayikunda cyane pe. Iriya filime irakoze rwose, ni nayo ituma aza no kuri uno mwanya wa mbere. Ubwo rero bantu mukurikiye IMPAMO Media, ngaba abakinnyi 5 ba filime nyarwanda ariko b'abakobwa bakunzwe, ndetse abafana nyine hirya no hino mu gihugu no hanze yacyo b'abanyarwanda bagaragaza yuko aribo bakunzwe cyane kurusha abandi, bakunda imikinire yabo. Ubwo tubibutsa gukora subscribe nyamuneka, dore dukeneye kuzuza 1000 kandi byihuse. Ego mu gihe wakunze ibi bikorwa, rega ntukajye wibagirwa akantu k'akarayike, agasheya na comment, rwose biba byiza cyane kurushaho. Ibyo byose biba bikeneye kugira ngo amakuru yacu agiye atandukanye tubagezaho kandi meza aryoshye. N'inzenya azajya asanga uri tayari bahita bagukubita notification. Ciao ciao.